nawowe nejo ubu nije uramukiwe wenda nawowe nejo mbese ushaka kumagarika kandi atari wowe wanjye uwantumye n'amamagara icyo gihe ndamwitaba nigoye witaba irangana ubareko burya nisa ubu nije uramukiwe wenda nawowe nejo ubu nije uramukiwe wenda nawowe nejo mbese kuki ushaka kumagarika kandi atari wowe wantumye n'amamagara ngo icyo gihe nzamwita Dezman is back again. Rwanda nziza, I'm holding a vibe by the peak among Kigali, lost in the beauty of Kigali in its glory. Everybody's safe and sound, so we don't worry. No, my people work hard, we never bet on luck. Keep up the spirit, Rwanda, keep up the growth. Indangagaciro za Kinyarwanda. We no longer divided by tribal lines, working to eradicate the poverty line. We chose to conquer the enemy lines. I can see the sunshine. Wamumudende wachuzwe n'umuhanga, awihera intwari z'u Rwanda. Nimwarakoze mwese uko mungana, kuri mukwiye gushika. Kuri chaîne yanyu Diaspora plus 250, Diaspora guteranya 250, Diaspora plus 250. Nagize amahirwe nongera guhura n'umuvandimwe Dezman. Yes bro. Igihe cyari kibaye igihe kinini. Batangira wibwira abantu. Nishimiye ko nanjye ndishimiye cyane. Bro uzi imyaka tumaze tutabonana. Imyaka myinshi kabisa. Myinshi cyane. Binyibutse ibihe by'inyamirambo iwacu. Nyamirambo kabisa. Hari abatakuzi. Batangira wibwira. Reka mbanziya nzwi mu mazina y'ubuhanzi nka Dezman. Ariko ababyeyi banyise Shema Desmo Christian. Nkaba ntuye mu gihugu cy'Ubudage, aho bita Frankfurt. Ariko nyine nkomoka i Rwanda, n'iwacu yamani. Nkaba ndi umunyamuziki, nkaba nkunda muzika, nkaba maze igihe kinini nyikora. Abo mu Rwanda abo twazitangiranye bakibikora n'ubu ngubu barahari. Ariko muzika irakomeje kabisa n'ubu ngubu aha mu mahanga ndacyayikora. Yes. Nishimiye ko hari ibikorwa nagiye mbona uzirikana ku Rwanda. Ese u Rwanda ni ruvuga iki kuri wowe? U Rwanda ni identity yanjye, ni identity yanjye. Nko kuvuga ngo iwanyu nta kintu na kimwe wahanganya nacyo. N'ubu nubwo tuba mu mahanga twagiye gushaka ubuzima n'iki, ariko iwanyu buriya ni ahantu ntacyo wahanganya nacyo. So u Rwanda urumva kuri jyewe ni ikintu gikomeye cyane. Ni identité, ni ikintu nirata, ni ikintu ngendana. Noneho n'urebye n'u Rwanda ukuntu rugenda rutera imbere, ahantu rugeze ukuntu rugenda. Urabona hari imyaka byari bigoye kuvuga ngo ndi umunyarwanda, kandi ndabikubwira nkubwiza ukuri tuba hano mu mahanga. Urabona nka nyuma y'intambara hari mbese iyo utabaga warakoze ibibi mu Rwanda, wabaga warakoreye ibibi mu Rwanda. Mbese kuvuga ngo uri victime cyangwa se baparticipe muri ibyo. Ugasanga nta stamp nimwe nziza irimo muri ibyo bintu byose. Aho ugiye hose ukumva ngo uva mu Rwanda kumva ni genocide bavuga gusa. Ariko ubu ngubu barurate ibindi. Ubu ngubu n'ibindi bintu. Ubwira umuntu wese uva mu Rwanda akavuga ati u Rwanda cya gihugu cyo muri Afurika gikomeje gutera imbere, gikomeje kuba urugero ku bindi. Urumva mbese ubu turabyirata muri make. Niko navuga muri make. Mbese u Rwanda urarwirata. Ndarwirata. Twese dukubita tubangura nk'uko bavuga mu Kinyarwanda. Umuziki kuri wowe uvuze iki nawe? Umuziki rero urahari ibintu mu buzima sinzi ko nabivuga. Hari ibintu
guhitamo umuziki jewe navuga ko ndawukunda nibyo ariko si ukukunda gusa ariko hari ukuntu umuziki wampisemo kubera ko ni ibintu nshobora kwereka amafoto mfite imyaka 3 mfite gitari mpagaze ubona abantu wagira ngo ndi kuri stage hatari kabisa ndi gucuranga umwana w'imyaka 3 ntago mu by'ukuri ubuzi ibyo bintu by'urimo urakora ikindi noneho dukurira n'ahantu badateza imbere umuziki environnement magena kuriyemo ndavuga mu Rwanda icyo gihe kuvuga ngo ukora umuziki byari ibintu byo mbese ni nko kwitwa imburamukoro ariko ugasanga uri kubikora nubwo bidakunzwe nubwo bidahawe agaciro nubwo bitagize gutukumva ariko biragukurura urashaka kubikora si amahitamo ahubwo ni ikintu kikurimo si ukuvuga ngo nukubura amahitamo ahubwo ni ikikurimo ku buryo nagiye nca no mu bintu byinshi njya no mu ishuri njya kwiga njya gushaka n'ubu ngubu ndakora mfite akazi nkora kuva kwa mbere kwa gatanu ariko umuziki nkasura nkawukora ni ukuvuga ngo ni ikintu ngomba gukora kugira ngo muri jye ubwanjye nk'umuntu numve mfite balance cyangwa utuje muri jewe nuvuga ngo bya bitekerezo byose mfite bya bintu mbona ntibishimishe bya bintu mbona bikanshimisha ngomba zira energy nzitwara mu muziki niba ari agahinda ngashyira mu muziki niba ari message nziza nyishyira mu muziki none ya message nkayitanga kuri jewe bikaba nka therapy no kuvuga ngo mbere na mbere ntago mbikorera kubera amafaranga cyangwa se ngo kugira izina kumenyekana mbikora kugira ngo kubwanjye mererwe neza noneho iyo bigiye bikagira n'undi muntu byafasha hanze hirya no hino none birushaho kunshimisha ni ukuvuga ngo music is part of my life ni igice kimwe kiri kuri wowe muri jewe mu buzima bwanjye noneho se wisanze gute ngewe ukuntu nkoyeruka ngira ngo turaziranye ukunda basket ukina basket na karate naragerageza byibuka twagiye dukinamo umuziki none wawutangiye ugeze mu mahanga cyangwa nyirizina nka professionnel we naburi yunzi je natahaga mu rugo nkaririmba natahaga mu rugo nabaga mfite radio cassette nkabaga mfite amakasete harimo amabeat je nagendaga kurara amabeat nkandika nkaririmba nkabikorera ariko mu rugo nukuvuga ngo umuntu nzi kuva kera arabizi ko nakundaga music ariko kuba ko ari ibintu bindi mu akaba atari bya bintu bihabwa agaciro hanze aho ndi so ninsohoka ndajya muri basket kubera ko twese turi gukina basket nimbura abandi bajya muri karate nanjye ndajya muri karate kuko nibyo majorite iri gukora ariko umuziki icyo gihe cyose wabaga uri inyuma y'ibyo bintu byose nakora twavugaga kuri muziki ariko ntitwapresiza rero wisanze gute muri reggae kuko ndi kubona ni muziki yawe ni umwimerere wa reggae uri mu bantu bagitangiye gusigarana uwo mwimerere kandi ufashe buje ndakubwiza ukuri ni nka buje ugomba gusigasira kugira itajime kuri wowe no ku banyarwanda bose message ya reggae ni message ibiremereye cyane no kuri nge wisanze muri reggae gute none sasa rero reggae mu by'ukuri ni gukunda muziki wumva ibintu bitandukanye nagiye muri hip hop njya mu biki ibintu byose ndabyumviriza ariko ngeze muri reggae imbera nka university imbera nk'ishuri nkumva indirimbo nkumva inyigishije ukuntu ngomba kuba hejo mu gitondo nkumva tuvuga uyu munsi nari nihebye ndaguha urugero naje ni Burayi uri cyo hagera mu minsi ya mbere birabanza bikagucanga byarancanze umwaka wa mbere nabana ariko ubundi ndahangaye ndateshwa n'iki bintu wakwisubirira mu rugo nkajya kwiberaho muri bwa buzima n'abagabo ariko numvishe indirimbo ya reggae message yari muri iyo ndirimbo irambwira ngo never give up numvise ngo never give up numva message iri aho ngaho ntuzateshuke ntuzacike ingufu uko byagenda kose uyu munsi biranga bikagira gute ariko ejo bizagenda neza none ngo muri reggae imbera nk'umujyanama imbera nk'ikintu ahantu indirimbo nyinshi numvishe nkumva ni message nziza nkumva nuko nagiye nisanga muri reggae ariko nkaba mfite na papa wanjye we niyo muzike yumva ubundi papa wanjye yumva reggae ni ukuvuga ngo muri background ye niyo haba harimo televiziyo haba hari karadiyo gatoya inyuma karimo reggae music kandi ebana roots reggae ni ukuvuga ngo nakuze ebana Nairobi papa wanjye yabaga afite
LPs ni za long play ni disc nizo yakinaga ariko reggae nziza zaba Dennis Brown urumva zaba Israel Vibration roots reggae noneho ibyo ni ibintu nakuze numva ariko najya hanze mama wanjye nawe yumva za Kayirebwa za Kindingo za Kinyarwanda zose wakuze muri famille ikunda umuziki gusunikamo numva izo njyana nongeze hanze nkabona abantu barakunda rap barakunda hip hop Tupac agezweho n'ibyo nabyo nkabikunda uko nibyo generation yari irimo ariko agenda ugaruka kuri bya bindi bikuriho ni ukuvuga ngo bya bindi uko akuze wumva bya bindi niyo yarege rero naho ngaho kandi mu by'ukuri iyo nkora music ntabwo ugiye nkora reggae sinakubwira ngo iyo mpimba umuziki mba ndi guhimba reggae oya ngiye mpimba indirimbo najya kuyikora yasohoka umuntu akambwira tuzi ko ari reggae cyangwa na producer uri kuyikora akambwira ati isohoka utabizi ibintu biri muri wowe niko nabivuga kabisa ndashaka akora ko Rastafarian na music ya reggae hari ukuntu bihura na nature nature kuri wowe ufate bisobanura ute nature se ntubona ko ahanini iwacu turayifite urabizi ari nacyo kintu turusha ibihugu byinshi by'amahanga dufite weather nziza dufite nature nziza so connection iri hagati ya Rastafarian na nature nuko abarasta buriya bakunda ibintu byose by'umwimerere ni ukuvuga ibiryo bivuye mu butaka abe mu buzima muri simple ariko buhagije ni ukuvuga bafite ibyo kurya ubundi iyo ufite ibiryo ukaba ufite amazi nta kindi kintu ukeneye ibindi kintu ukeneye wenda ni imiti yo kwivuza warwaye cyangwa ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri amazi n'ibiryo nibyo bya mbere saba barasta usanga we aba yumva ko kugira nk'ubutaka ukaba wahinga ibiryo byawe utarinze kujya kugura ibintu byo muri super ibintu mbese by'umwimerere urumva ko muri nature rero niho kuri uwo mwimerere wose niyo connection navuga. Have you been in Jamaica? Man, several times. Ni ukuvuga ngo Jamaica mu by'ukuri papa wanjye ava muri Jamaica. Mama wanjye ni umunyarwandakazi, papa wanjye ni umujamaika waje muri Afurika muri 1974 igihumbi kimwe 1974. Igihugu cya mbere yagezemo ari muri Ethiopia, nubwo ava muri za Ethiopia amanuka hasi nibwo yageze no muri za Burundi na za Rwanda na za Congo. Ariko n'umujamaika watashye uvuye muri Jamaica aje kuba muri Afurika. So araza arongora muri Afurika, abyara abana muri Afurika, twese dukurira hano. Ariko papa wacu aturuka hariya. So na nyogokuru wanjye yaratuye iyo ngiyo. Ariko nyuma aza kwimukira muri Canada. Ariko papa wanjye ataha muri Afurika, we nibyo bita repatriation, no gusubira muri Afurika ku nkomo. Urumva we ntabwo yashakaga kongera kugira iyindi connection na Jamaica. Wakubwira ko ari it's an open prison. No kuvuga ngo it's an open prison. Ni prison ikarafunga ariko ni prison. Navuga ni igihugu cy'abirabura ariko kiyoborwa n'abazungu. Wagize amahirwe yo kuganira nawe cyane ku nkomoko, impamvu yatumye agaruka. Nibi bintu n'impamvu atifuza ko twebwe kuko iyo uri umwana uba wumva uko tutajya hariya hari niho heza. Wenda ukumva wava muri Afurika ukajya hariya, kandi yaje none yaraciye no mu Bwongereza aza muri Afurika afite British passport. No kuvuga ngo twakuze twibaza naze ko afite British passport, no kuvuga ngo twebwe bashobora natwe kuduhiza British passport, dushobora kujya muri UK, dushobora kujya muri Jamaica, kubera icyo adashaka ntuwumva impamvu. Ariko kugenda ukura agenda gusobanurira ibintu, none umuntu atangira kubyumva. Ubu noneho ndanaha narabibonye ibyo yavugaga ni ukuri. Kuba mba hano ariko mfite biturugana mu Kinyarwanda, nzaho nturuka, iyo ngiye Nyamirambo baramenya, iyo ngiye Remera ku Kicukiro ndahazi, aho hantu hose ndahazi, nzi aho nturuka, nzi wacu. Bitandukanye n'umwana waje wavukiye hano agakurira hano, cyangwa se n'uwaje hano ari umwana muto.
nawe ntabwo afite umwimerere nyawo wahafa. Ashobora kuba akunda igihugu yaranarezwe muri uwo muco, ndabazi benshi n'iki, ariko iyo connection n'igihugu nk'iyo mfite ubu ngubu ndabyumva. Kuvukira muri Afurika no kuhakurira icyo bimariye, I feel it right now, kandi ndabishimira nyine abo babyeyi ko babigenje gutyo, n'Imana ko ari nako yabishatse. Yes man. Dusubire mu muziki rero, umaze kwinjira muri reggae, hari indirimbo zawe nagiye mbona zifite message iremereye. Njye uko nkuzi wenda ndisiri ko nkuruta, ariko ufite message iremereye. Yeah man. Ugomba gusigasira uno muziki, ino reggae ufitemo impano. Mu Rwanda urabizi ukuntu reggae ihagaze, ariko ufite umwimerere wayo. Ndabigusabye ukomeze iyo nzira, utange message ko yubaka urubyiruko, yubaka abanyarwanda. Hari indirimbo nabonye irimo kubicika bicishikana ngo the land we love, Rwanda nziza. Rwanda nziza. Iriya ndirimbo yaje gute? Iriya ndirimbo rero ni nk'ubwakangaye mbazwa icyo kibazo, ariko mu by'ukuri igisubizo ni cya kindi nyine. Iyi ndirimbo ni inspiration ya His Excellence Musaza Nyakubahwa Paul Kagame. Yigeze kuza hano gusura abanyarwanda, ndumva ibipone aravuga nari mari. Noneho hari ahantu mu biganiro byageze, noneho ko akunda abantu bavuga ibibazo byabo bagira gute, aravuga ngo byaba byiza hagezeho nabo ko abanyarwanda batangira nabo kwibaza icyo bamariye igihugu, aho kugira ngo bagume babaza igihugu icyo kibamariye, ahubwo nawe ukibaza icyo ubwawe wamarira igihugu cyawe. Iryo jambo rinsigaramo kwe, ndavuga nti uko ari byo, buri muntu wese agiye agira ikintu cye akora cya contribution atanga uko abishoboye, twese dushyize hamwe igihugu mu by'ukuri cyatera imbere, na Afurika muri rusange yatera imbere. So ndatekereza navuga nti n'iki gihe niyihe nkunga natanga mu Rwanda muri iki gihe, ubu ndi hano ni contribution yanjye natanga. Ndavuga ngiye gukora indirimbo ntiharira u Rwanda. Iriya ndirimbo narayikoze nyikoreye igihugu, ntabwo ruvuga ngo nagiye gushaka imfashanyo muri leta ngo kugira ngo nkore iyo ndirimbo, cyangwa ngo njye nafashe budget yanjye ndagira ngo nkore ibintu byanjye nitanga nk'impano ku gihugu. Kandi ndagenda video nyishutingira mu Rwanda kugira ngo nkore ibintu kugira ngo ahantu ntuye cyangwa abantu mbana nabo. Icyo cyari ikibazo cyari kigiye kuza, kuko nibaza ukuntu wasize ahantu ushobora gukora amaklipe y'ibitangaza cyangwa iki, ariko ugajya ku mwimerere wacu. Yes, aho rero ubyumva no kubera ya ndirimbo ndi kuvuga ni u Rwanda nziza. Iyo Rwanda nziza ugomba kuyerekana. Ubwo rero njya mu Rwanda kugira ngo shooting amashusho ku buryo niyagarura ba bantu bayireba bazashake nabo gusura icyo gihugu. Nabonyemo imisozi, mbonamo icyatsi kabisa. Abantu bose nayeretse mu Budage ahantu ntuye, nta muntu utarakunze aho hantu yabonye, kandi babwira nti biriya nta nubwo ari icyacumi cy'ibyo u Rwanda rufite, muje mwabona n'ibindi byinshi. Muri part ukundamo ni iyihe muri iriya ndirimbo, wenda nka refrain waduha kapera gusa cyangwa se? Mu by'ukuri mu ndirimbo zawe nta kintu uba udakundamo, sibyo? Ariko hari ahantu havuga ngo wampa umudende wacuzwe n'umuhanga, nkawihera intwari z'u Rwanda, ntimwarakoze mwese uko mungana, n'ukuri mukwiye gushimwa. Urabona ako kantu? Ako kantu nanjye iyo ndimo ndakaririmba nkaririmba numva kamvuye kabisa ku mutima, kubera ko abo bantu bakwiye gushimwa, kubera ko u Rwanda ahantu bigeze n'ahantu rwavuye, ko nkatwe twabaga mu mahanga byari ibintu bikomeye, kwitwa ngo uri umunyarwanda utazi iwanyu. Njye nageze mu Rwanda bwa mbere muri 1995, nkumva intambara irangiye, ubwo bwa mbere nari mbonye u Rwanda. Ariko aho mbere aho twabaga bari babizi ko turi abanyarwanda, bakababwira ati mwe muzasubira iwanyu ryari.
so kuba iwanyu ugasubira iwanyu none wagera iwanyu nawe ugasanga hari ibibazo ameze nabi ukuntu ukareba nyuma y'imyaka 20 n'ahantu u Rwanda rugeze ni ibintu byo kwishimira kabisa. So ibyo bintu byose urumva ni ibintu nagiye shyira muri iriya ndirimbo, ariko noneho abo bantu tutabashije kubashimira ibintu, abo bantu iyo batabaho ntabwo twari kubigeraho. Yabakwiye kabisa, iyo midendera bakwiye. Ikindi nabonye ikijyanye no kwiyoroshya kuri muri wowe ni ibintu bikurimo, kuko hari umuntu nibuka ngiye kukwibutsa, sinzi nimba umwibuka, umurasta bitaga Jagen Morgan. Jagen ndamuzi, Jagen Blues ndamwibuka. Nagize amahirwe yo kuza kuganira nawe kera ndi umwana niga kwa Kadafi, yazaga kureba filime mu rugo bisanzwe urabyina, aza kumbwira umuntu agiye kumuha lift agiye mango kuririmba, sinzi nibuka baririmbaga ndabona kuri mango, mbona ukuntu ari kugenda buhoro, nza kumubaza kwera iki wagendaga buhoro, arambwira ati njyewe sinshaka kubabaza isi, ndashaka kuyikandagira mu buryo bworoshye kuko ni natire iri muri njye, ifite masse yanjye. Uvuga iki mu kwiyoroshya kw'amaraso? Tugarutse kuri Jagen buriya hari abantu mu Rwanda batazibagirana. Jagen ari mu bantu twatahanye nawe dutaha mu Rwanda tuvuye i Burundi, ari mumwe muri abo bantu. Hari n'abandi twasanze mu Rwanda nka ba Bongoman, n'abandi ba Mukasa, bose bari abantu bose iyo barebye ikintu basangiye ni iki, nuko ni abantu basangira ibyo bafite nabo bari kumwe, ntabwo bajya baha agaciro mu kwigumizaho ibintu, baha agaciro muri bya bintu afite bishobora kugirira akamaro abantu benshi batandukanye. aho niho ingufu ze ziri. Ndakwibutsa undi muntu muri Japan binakora imiryango yafashije abantu ku ingingo insimburangingo. Ni abantu ubundi mu by'ukuri bitangira abandi. Sinzi ko hari interview ya Bob Marley bigeze kumubaza ese ngo umukire ngo uratunze ngo ufite imitungo, arababwira ati nuwe bukire ushaka kuvuga ngo ufite amafaranga muri banki cyangwa ufite ubwo ari bwo butunzi, ubwo butunzi igihe ntabwo ufite. Ubwo butunzi bwanjye ngo ni ubuzima buzira iherezo. So urumva umuntu abikubwiye nk'ikintu nk'icyo ushobora kuvuga uti uyu muntu ashaka kuvuga ngo itabi ryinshi ibi n'amavuga n'ibiki, ubuzima buzira iherezo, hari umuntu utazapfa. Ariko icyo yavugaga ubu ngubu ugira ngo turakibona, ni ukuvuga ngo nubwo yagiye yapfuye bamwe muri twe tutaranavuka, ariko turimo kumuvuga uyu munsi. Imiziki ye turayizi, turayumva, nta nubwo izigera isirangira. Urumva izo mbaraga zabo rero bafite ukundi kuntu bazoriyanta mu buryo buri spirituel, bagakora ibintu bitagaragarira ku maso y'abantu ariko bifite akamaro society. Yes, mu kuganira nizere ko tuzakorana ibiganiro byinshi. Ndagira ngo nkusabe nimba hari indirimbo wahiririmbye hitamo ndiho iriya ndirimbo nayo ifite message kandi wayikoranye n'umwana nawe ufite ukuntu afungutse mu kuntu namukunze cyane. Syntax iriya ndirimbo wagiye kumushaka cyangwa big up yourself Syntax kabisa. Nabona iyi interview big up Syntax. Twahujwe urebye na producer, numva agenda mfite idea yo gukora indirimbo, negera umuproducer ndamubwira idea ku indirimbo ashaka kuyikora, ariko ko nshaka ko hazamo umwana uri Kigali, umuntu umuhanzi w'i Kigali, tukayikoranamo kuko indirimbo nari nayikoze mu Cyongereza, ariko nshaka ko hazamo umuntu noneho tugahurizamo tugashyiramo n'ikinyarwanda, twakagira igitero cy'ikinyarwanda tukagira na chorus y'ikinyarwanda, mbese ikaba indirimbo ivanze indimi ebyiri. Nuko rero twagiye turira noneho mu bantu yagiye abona, dukuramo Syntax dusanga niwe urimo urabikora neza, urimo guhamo neza. Duhita tuvuga duti n'ibi ngibi
ya producer narabirangiza ni JP Gatsinda Jean Paul abana bahita birangiza kabisa ndiho kugira ngo gusoza noneho ikiganiro cyanjye nawe yes Europe wayibonye te wifashe ukayigereranya n'ubuzima wabayemo n'ubiki n'ahantu ho gutura forever cyangwa oya ntabwo hano hatura forever urumva hano si iwacu urumva amaherezo y'inzira ni mu nzu ni ukuvuga ngo Europe ni uguhaha ni ukuza ukaba ufite icyakuzanye ntabwo twaje hano kereka abantu bafite gahunda zitandukanye hari uwaje wenda we yarahunze iyo aturuka adashaka gusubira muri Afurika cyangwa afite ibibazo souvenir mbi ya nta souvenir n'imwe mbi mfite mu Rwanda aho nturuka icyanzanye hano no gushaka ubuzima tu amaherezo no gusubira mu rugo Europe rero ni ukuvuga ngo ugomba kumenya icyakuzanya hano waje gusubirayo cyangwa waje kuguma hano niba waje gusubirayo ni ugukora ku buryo wiyubaka usubirayo nyine ifo uzajyane n'umwimerere w'indirimbo usubiza iwacu kuko ndakubwiza ukuri ntabwo ubona ikintu ufite mu ntoki zawe. Yes man. I give thanks my brother. Imana urabona inebyo twavugaga ikintu yari kado y'Imana ugomba kucyo ntabwo ugomba mbese ni ubukorerwamo ntabwo ugomba kubyigamba cyangwa ngo ubitekerezeho cyane urareka ukaba icyo gikoresho ni ukuvuga ngo mu by'ukuri niba wumva indirimbo nkora zose ni message iri clear iri conscious nta bintu byo kuvanga ama message ikindi kinabonye social media yawe ifite kuniri limit kandi ufite ibintu byinshi ushobora gutanga yes ndagusaba abantu be motive naho niyo hano YouTube cyangwa ibindi bintu niho hantu hasigaye hari servers zo kubika ibintu igihe kirekire true turagusaba ko wagaragaza ibintu ufite byinshi cyane kandi tukuri inyuma icyo wadukeneraho gishoboka tuzajya tugikorana kabisa mu gusoza waduhitiramo message waha abantu byaba mu ndirimbo zawe cyangwa mu magambo wumva akakanya ahita guturuka oya nta yandi magambo n'urukundo mu bantu urukundo nirwogere kabisa niyo message urakoze cyane ikiganiro gito tugiranye naho gutaha tuzakora n'izindi session mu studio cyangwa iki kandi nishimiye uburyo woroheje guhura nanjye no kuba twagiranye ikiganiro umuvandimwe ndabizi byo wabagezaga ikiganiro nitwa Amanzubera Mudina baiba de pika ngongweche Brussels City from Belgium to Kigali turahabaye hose Plus 250 TV YouTube, check it out though. This man is back again. RWANDA NZIZA. I'm holding a vibe by the peak among Kigali. Lost in the beauty of Kigali in its glory. Everybody's safe and sound so we don't worry. No. My people work hard, we never bet on luck. Keep up the spirit, Rwanda, keep up the growth. Indangagaciro za Kinyarwanda. We no longer divided by tribal lines. Working to eradicate the poverty line. We chose to conquer the enemy lines. I can see the sunshine. Wamumudende wachuzwe n'umuhanga. Awihera intwari z'u Rwanda. Nimarakoze mwese uko mungana. Ukuri mukwiye gushimwa. North to the south, east to the west. Bagasabo up and coming. RWANDA NZIZA, land we love. From the north to the south, east to the west. Bagasabo up and coming. RWANDA NZIZA, land we love. Nyagatare Kayonza ni nyabagendwa, Bugesera Kirehe ni nyabagendwa, Ngoma na Gatsibo ni nyabagendwa, tutibagiwe Rwamagana
Irutsiro na Rubavu ni nyabagendwa, Rusizi na Nyabihu ni nyabagendwa, Karongi Ngororero ni nyabagendwa, Muhanga Nyamasheke ni nyabagendwa, Kamonyi Ruhango ni nyabagendwa, Gisagara Nyamakabe ni nyabagendwa, Huye Nyaruguru ni nyabagendwa, Nyanza mu Rukari ni nyabagendwa, Musanze Burera ni nyabagendwa, Gicumbi na Gakenke ni nyabagendwa, Rulindo na Gasabo ni nyabagendwa, Nyarugenge Kicukiro nyabagendwa. North to the south, east to the west, Rwagasabo up and coming. Rwanda nziza, land we love. From the north to the south, east to the west, Rwagasabo up and coming. Rwanda nziza, land we love. The easy man's scheme of the system we survived. Everything we do, haters criticize, politicize, entice the masses to divide. Oh no, duharanire twese kwera imbuto nziza, bityo tuzasiga umurage mwiza. Twese twiri bene Kanyarwanda, muco twimika umuco w'urukundo. My people work hard, we never bet on luck. Keep up the shine, Rwanda, keep up the growth. Indangagaciro za Kinyarwanda. North to the south, east to the west, Rwagasabo up and coming. Rwanda nziza, land we love. From the north to the south, east to the west, Rwagasabo up and coming. Rwanda nziza, land we love. Nuko rwamwiza bategere ko bitukura u Rwanda n'abanyarwanda, urwifurize byiza tugahoreho Rwanda, guma inganza we ntigacogora. Inyabagendwa